Hello guys, inshuti zanjye, inshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje niriwe neza, Yesu ashimwe cyane. Muri aka kanya rero nje kubigisha icyiza cy'amapera. Amapera hano murabona nasubiye guhahira mu isoko rya Miduha, nahasanze amapera nari maze iminsi nyashaka. Amapera ni meza cyane, ndararikira abarwayi ba diabete kujya mukora amaji y'amapera, kurya amapera ari mabisi se uko wumva ubyifuza. Mujye mwibanda ku mapera kuko amapera nayo aringaniza isukari, akagabanya n'umuvuduko w'amaraso, kandi agashyira ku murongo abarwayi ba hypertension. Yes. Wowe mushya rero kuri iyi channel, ndagusaba gukora subscribe, like and comment, sharing n'inshuti zawe. Izi mbuto zose murazisanga mu Miduha kwa mama Afisa mu isoko rya Miduha, aba ariho muzajya mujya kuzishakira. Uramenye rero ntugende udakoze subscribe. Nkaba rero nkomeje mbabwira ibyiza byo kurya amapera cyangwa se gukoresha imbuto z'amapera. Mu mapera habamo vitamine C, akamaro kayo importance of guava cyangwa se goyave. Habamo vita C cyangwa se vitamine C zivura amagripe, ibicurane, imyanya y'ubuhumekero. Akabamo fibre, akabamo potassium, uranium, akabamo ubutare na fer, akabamo imyunyungugu ya potassium nayivuze na fibre n'ubutare. Yes. Hanyuma icyo nzi cyane ku mapera nkunda kugiraho inama abantu, amapera uko ari kose aringaniza isukari mu mubiri. Nkaba ndarikira abarwayi ba diabete. Ushobora kuba yenda atari ku gihe cyayo cy'umwero, igihe kitari umwero w'amapera ushobora gufata ibibabi byayo ukabiteka nk'icyayi. Mu kigo cyo gukoresha amajyane ugakoresha ibibabi by'amapera. Icyo gihe isukari yawe ubona iri hejuru, ukanywa ji y'amapera cyangwa se ukayahekenya cyangwa se ugatogosa ibibabi byayo mukabikoramo icyayi, cyangwa se ugakoramo smoothie y'amapera nayo ibaho. Ni ukuvuga ngo icyo gihe isukari yawe iyo yari yazamutse cyane ihita imanuka ikaringanira ikajya ku gipimo kiri normal, nturindire kwitera inshinge. Ubwo rero niba uzi ko uri umurwayi wa diabete ikaba yarakurenze, hagarika isukari, ahubwo ibinyasukari bindi, ahubwo ukoresha amapera n'ibindi nagiye mbabwira. Amapera kandi azwiho ubushobozi bwo kuba yakumira kanseri iyo ari yo yose. Amapera kandi ni urubuto rwiza rufite akamaro kanini ko gukomeza amagufwa n'amenyo. Kwa kundi uhekenya amapera, ipera rikaba rikomeye, abantu bagira amenyo yoroshye mujye muhekenya amapera akomeza amenyo. Amapera nababwiye ko afite ubushobozi bwo gukumira diabete no kuringaniza isukari. Ikindi, amapera avura diare. Uramutse urwaje umwana diare cyangwa nawe urwaye diare, uzahekenya ipera rimwe gusa, ntuzamenya aho iciye. Hanyuma amapera kandi afite ubushobozi bwo kwica mikorobe na za bagiteri bishobora gutera indwara. Ni ukuvuga ngo urubuto rw'amapera rukumira indwara izo arizo zose, zaba indwara ziterwa wenda no kurya nabi, ibintu birimo byagiyemo bagiteri cyangwa se mikorobe,
ntabwo iyo zikwinjiranye, iyo wariye ipera ribasha gukumira ubwo burwayi. Amapera kandi afite ubushobozi bwo kuzamura ubudahangarwa ku ndwara iyo ari yo yose, ndumva nabibabwiye. Amapera afite ubushobozi bwo gutuma igogora rigenda neza bitewe n'ibyo wariye. Amapera asukura mu mara. Iyo uriye amapera ukaba mu mara yawe uzi ko harimo ikibazo, ya mapera wariye cyangwa se wanyweye ji y'amapera, ji de gove cyangwa se gove juice cyangwa se compote de goyave, ni ukuvuga ngo aragenda agasukura mu mara, agakuramo imyanda yose n'amabagiteri, bigatuma ubasha kwituma neza. Amapera kandi afasha umutima gutera neza mu buryo buri normal, kandi amapera afite ubushobozi bwo gukumira uburwayi bw'umutima ubwo ari bwo bwose. Ntabwo ushobora kurwara kanseri ku mutima wariye amapera. Yes. Ikindi, iyo urya amapera kwa kundi uba urimo urihekenya, ntabwo wapfa kurwara stroke, ntabwo bishoboka. Akumira rero nayo indwara ya stroke. Ikindi, amapera agabanya umubyibuho. Iyo ubasha kuyarya buri munsi, ibiro byawe bibasha kugabanuka kubera ko aragenda agatwika fati cyangwa se biriya binure biba biri mu mubiri. Ubwo rero reka mbe mpagarikiye aha ngaha. Ibyiza by'amapera ni byinshi, nkaba ngusaba wowe mushya kuri iyi channel gukora subscribe, like and comment, ugasharinga n'inshuti zawe. Amapera avura inzara. Ushobora kugenda uhekenya ipera uri ku rugendo washonje, waza kubona ipera rikakuvanayo. Yes. Ngira ngo murabizi, hari abantu tubiziranyeho mu myaka myinshi yatambutse batunzwe n'amapera mu gihe kirekire batabasha kubona ibyo kurya. Abo bantu turaziranye, niba zareba iyi video bazaze twibwirane duhane ubuhamya. Murakoze rero, nkaba mbararikiye gukunda urubuto rw'ipera, ni rwiza cyane. Tuzahura ubutaha. Ciao ciao.